Amahoro y'Imana bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Turamutse amahoro, twizere ko namwe muramutse amahoro kandi n'abafite ibibazo ngo ihangane, muri iyi si niko bimera. Abarwaye mukomere, abarwaje mukomere, abafite ubukene butandukanye, ababuze ikode, abagize ibibazo, mwese tubifurije kwihanganira mu mwanya wacu. Tubararikira kwiga Bibiliya kuko Bibiliya izadufasha kurwana n'ubuzima. Uwiteka abahire, murakoze cyane. Kandi usibye no kudufasha kurwana n'ubuzima, izadutegurira n'ubuzima bw'ahazaza. Mureke rero tuyige kugira ngo itubere umufasha. Nitwa Nkugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data, reka tumusabe abasuhuze, abibwire maze dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Murakoze, nitwa Mutagoma Amoni, nkaba nkomeje kuza kuganira namwe muri ibi byigisho by'ingenzi. Murakoze. Turi ku itariki ya 2 Mata. Tugiye kwiga ingingo itubwira ngo kwiga ubikoranye ubwenge muri bya byigisho byacu by'ingenzi bigize ubuhanuzi. Icyigisho twatangiye mwene data ari watwigisha kitubwira ngo ijambo ry'ibanze mu buhanuzi. Rero mbere yuko akomeza n'ingingo y'uyu munsi, reka tubanze duce bugufi dusenge. Urakoze data, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aya masaha wongeye kudushoboza, mubyeyi mwiza, turakwinze kugira ngo iri jambo ryongere gucengera mu mitima yacu, kandi n'abadukurikiye cyane mubyeyi mwiza ubaha imbaraga kugira ngo babashe nabo gusobanukira n'uku kuri kwawe, kandi uko ibihe bihaye ibindi tujye dusobanukirwa ibyo ushaka kutubwira bahuje n'ubushake bwawe. Ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka tubibutse uburyo ejo yatwigishije ingingo itubwira ngo umurongo ku murongo. Mbere yuko atwigisha ingingo ikurikiyeho, ejo twabonye uburyo Bibiliya, ijambo ry'Imana, bitwigisha umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko, abice cyane cyane bitunga urutoki ko umuntu uwo ari we wese ushaka gufashwa na Bibiliya yamufasha. Si uwize amashuri, si umukire, si umukene, umuntu uwo ari we wese Bibiliya yamufasha kuko irimo ibyo kurya bihagije bibasha gufasha umuntu wazajwe n'icyaha. Rero tukomeje kubararikira gusoma Bibiliya. Reka rero tumwakire adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Ingingo y'uyu munsi ku wa 5 wa Bibiliya, ingingo ya 5 birumvikana, ni ingingo itubwira ngo kwiga ubikoranye ubwenge. Hano kwiga ijambo ry'Imana bisaba ubwenge, ariko ubwo bwenge ntago twabwiha. Kwebwe dusanganywe ubwenge bwa kimuntu bugerwa, ariko umwuka wera niwe utanga ubwenge. Ni nayo mpamvu kwiga ni ukubanza tugasenga, tugasaba Imana kugira ngo umwuka wera abitumenyeshe. Ahangaha rero muri iyi ngingo kuri ayaho harimo ikibazo kitubaza ngo ni gute inyifato yacu n'amahitamo tugira bigira ingaruka ku bushobozi dufite bwo gusobanukirwa ubuhanuzi. Hano muri Daniyeli niho hari amagambo atubwira yuko abanyabwenge bazabasha kumenya amagambo y'ubu buhanuzi, ngo ariko ababi bo bazakomeza gukurikiza ibibi byabo. Ni nayo mpamvu hano byanze bikunze ubu bwenge buva mu ijuru buzarushaho kudushorera kugeza igihe tugeze ku iherezo ry'ibihe. Nubwo tutazageza ariko mu kugera ku iherezo ryacu cyangwa se mu kuva mu mibiri kwacu, byanze bikunze ubu bwenge tuzagenza gute? Tuzabupfana kandi tuzuke ku munsi w'imperuka. Yego. Ese wowe ukurikije iki cyigisho kwiga ubikoranye ubwenge, wumva ubu bwenge uhadusobanuriraho dukurikije iyi nyandiko uko ibitubwira? Urakoze cyane. Rega muri abo bisobanuye benshi bazatunganywa. N'amagambo dusoma muri Daniyeli igice cya 12:10, bazacishwa mu ruganda, ariko ngo abanyabwenge bazarushaho gusobanukirwa, bazasobanukirwa aya magambo, ngo ariko bo babi bo bazarushaho kuba babi. Hano harimo amagambo akomeye atubwira ngo umwuka winjiranye mu byanditswe byera niwe uzagena imiterere y'umufasha uzakuba iruhande. Yego. Buriya hari ikintu cyagiye kintangaza, iyo wiga Bibiliya uzi ko na Satani ashobora kukuza iruhande.
uzi ko dukurikije uko ibyigisho byatambutse n'ingingo wagiye utwigisha, uzi ko benshi babumbura Bibiliya bashaka gushyigikira imitekerereze yawe, bashaka gushyigikira inyifato yawe, bashaka gushyigikira ibyo bakoze. Hano rero kwiga ubikoranye ubwenge, nk'uko twagiye tubibona no mu byigisho byatambutse kandi nawe warabitugiyeho mu isomo twasomeye muri Yohana igice cya 16 ko tudasenze ngo dusabe Umwuka Wera twigisha Bibiliya ntabwo twabasha kugira ubwenge bwo kumenya Bibiliya. Urakoze cyane. Ahangaha ubuzi uburyo mu rwa kabiri rwa Timoteyo, uburyo Timoteyo yanditse yatubwiye ko ngo muri ibi bihe ngo tumenye yuko mu minsi y'imperuka, ni hano mu rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cya 3 umurongo wa mbere, no ni mirongo myinshi ariko turumvamo iby'ingenzi. Umenye yuko mu minsi y'imperuka ni amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri, ngo hazaza ibihe birushya. Ni ukuvuga ngo tutiriwe tunayasoma cyane, hagenda hatwereka uburyo abenshi bazazana inyigisho zishyigikira irari ryabo, cyangwa se bagashyiraho abigisha bahuje n'irari ryabo. Ni nayo mpamvu rero ahangaha kwigana ubwenge tubikoranye ubwenge ari ingenzi. Rero nta handi ubwenge buvani mu byanditswe byera, nituyoborwa nayo ntago tuzasita. Buriya niyo mpamvu usanga dusoma Bibiliya turi benshi, ariko Bibiliya ikaducamo imitwe, ugasanga idini aha aba ntibahuza n'aba, aba ntibahuza n'aba. Kumbe aya magambo ari muri Timoteyo nitudacunga neza tuzasanga ariyo twagendeyeho, ngo abantu bazitoraniriza abigisha bahujwe n'irari ryabo. Muri make umuntu ntumusomere ko vino ari umukobanyi, inzoga zikubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge, ahubwo umusomere mu Itangiriro ngo nuko Nowa yenga uruzabibu anywa inzoga. Kandi umwereka uburyo Nowa yari umukiranutsi kugira ngo nawe anywe inzoga yumva nta kibazo afite. Aho kugira ngo umwigishe uko Yesu yavuze bigendanye n'uko yanga ubutane, nk'uko twabyize muri Maraki mu byigisho twashoje by'igihembwe cya mbere mu buhanuzi bwa Maraki, ahubwo umwereka ko Dawidi yagize abagore 6 yego n'8, ndetse baza Dawidi yaragize 8, ndetse Salomo ngo yagize 1000, bagize abagore 700 n'inshoreke 300. Noneho habeho gutoranya dukuriki abigisha bahuje n'irari ryacu. Aha rero ni ikibazo. Komeza tuganirize. Reka dukomeze. Hano hari igishuko Satani yashyize mu bantu benshi ku bigendanye n'abiga ubuhanuzi bwa Daniyeli ndetse na Yohana, ariko ni ukuvuga ngo harimo intsinzi mu kwiga tubigiranye ubwenge, kuko hano hasi kuri B, nk'uko hano mu magambo ari hasi kuri B haratubwira ngo abicisha bugufi bayoborwa n'Uwiteka kubera ko bemera kwigishwa no kugirwa inama, baba bafite icyifuzo kivuye ku mutima cyo kumenya no gukora iby'Imana igenza gute, iby'Imana ishaka. Ubwo uri kumva rero iby'Imana ishaka biva mu ijambo ry'Imana. Twebwe rero nitujya gukora ibyo dushaka kubera ko dufite kamere z'icyaha, tuzabusana n'iki? Tuzabusana n'ibyanditswe byera. Dusomere kuri aya magambo yo kuri ngo kandi Umukiza avugira mu ntumwa Yakobo agira ati, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, iha abantu bose itimana itishama kandi azawuhabwa. Amagambo dusoma muri Yakobo igice cya 5. Twakomeza. Nyamara isezerano rye ni iry'abantu bafite ubushake bwo gukurikira Uwiteka badakebakeba. Niba ugomba kumenya ubwiru bw'Imana, ukwiriye gukurikiza ijambo ry'ukuri udakebakeba, uryiyumvamo cyangwa utaryiyumvamo, urifitiye amarangamutima cyangwa utayarifitiye. Muri make hari igihe wasoma ijambo rikakuryohera bitewe n'uko rihwanye n'amarangamutima yawe, ariko hari n'igihe ushobora gusoma ijambo rikaza ritunga urutoki amarangamutima yawe, bose rireka. Nicyo cyitwa gukizwa. Nicyo bisobanuye.
urakoze cyane. Iyi nyunganizi y'aya magambo ni nziza cyane, kubera yuko buriya ijambo ry'Imana riba ryabaye nk'itoroshi igiye gutorosha ahacuza iki, ahacuza umwijima. Niyo mpamvu rero hano ngo hari amagambo asoza hano twerekera ku musozo w'iyi ngingo, amagambo avuga ngo niba ugomba kumenya ubwiru bw'ubumana ukwiriye gukurikiza ijambo ry'ukuri udakebakeba. Ariko ubundi uku gukebakeba ko ari cyo kinyarwanda cyakoreshejwe, gukebakeba ni iki? Gukebakeba ubu ni ukuba ushaka kuba umukristo, ubundi ukavuga uti ariko ndi umukristo, ukajya no mu kabari, warangiza ukagenda ugashwana n'umugore, warangiza ukagenda ukajya kwica isabato, gukebakeba. Kandi noneho warangiza ukavuga uti ariko ndi umukristo. Yego. Ndetse ndi n'umusomyi wa Bibiliya. Muri make urashaka gutwara impu zombi. Urakoze cyane. N'abandi bazadusobanurira muri komante, bazagenda badufasha. Harakomeza havuga ngo no kuvuga ngo uryiyumvamo cyangwa utagenza gute utaryiyumvamo, urifitiye amarangamutima cyangwa utagenje gute utagifite. Ukumvira gukwiriye ukumvira gukwiriye guturuka kwihame, kandi gukiranuka gukwiriye gukurikiranwa mu byo tunyuramo byose. Ubwo uri kumva neza hano uhasomye witonze, uri kumva neza yuko hari ibintu twebwe dukunda ariko bidahamanya n'ukuri kw'iki, n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero Kristo we Satani yamutsindishije, handitswe ngo nk'uko twabibonye hano muri izi ngingo. Yego. Nakoze cyane, reka tugushimire uburyo rwose watufashije muri iki cyigisho. Ngiye gutekereza ko iyi niyo ngingo yacu ya nyuma isoza, yari ku itariki ya Mata, ni kuwa gatanu, birumvikana n'ingingo ya nyuma isoza. Ni iki cyigisho rero kitubwira ngo ijambo ry'ibanze ku buhanuzi. Tubonye uburyo igihe tugiye kuzamara twiga ubuhanuzi dukwiriye kujya ducisha imitima yacu bugufi tugasenga, kugira ngo Umwuka Wera abe ari udufasha gusobanukirwa n'iby'ubuhanuzi, kandi tukabyiga tubitandukanije n'amarangamutima yacu, tubitandukanije n'ibitekerezo byacu, ndetse hari naho hatubwiye ko ngo dukwiye kubitandukanya n'umucyo dufite. Twe kwiga Bibiliya dushingiye ku mucyo dufite, ahubwo tureke umucyo wa Bibiliya uzumurike mu mucyo dufite, kugira ngo umucyo dufite nutsibwa cyangwa ukaba mukeya, umirwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Aha rero nshuti, mureke muri iki gihembwe cya kabiri tugiye kuzamara twiga ibyigisho kuri iyi channel, tujye tubikorana kwicisha bugufi no gusenga, kugira ngo tuzarushaho kungukamo byinshi. Uwiteka abahire, reka tubashimire, dushimire kameramani, dushimire mwese abo tubana kuri iyi channel, Uwiteka abahire, kandi turushaho kungukira muri ibi byanditswe byera, ndetse dusabire mwene data umugisha Imana yaragukoresheje muri iki cyumweru. Uwiteka aguhe umugisha cyane, kandi urushaho kuzuza byinshi, kugira ngo n'ikindi gihe uzagaruke kuri iyi channel uje gufasha abayikurikira. Uwiteka abahire rero, kandi abahe umugisha mwese mu izina rya Yesu. Amen.